Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mwese mubana natwe kuri dusobanukirwe. Hanyuma rero nk'uko dusanzwe tuza muri studio tubazaniye amakuru uyu munsi, muri studio muri kumwe nanjye Patrick mfatanyije n'abagenzi banjye mumaze kumenyera, tuba turi kumwe hano Sami ndetse na Frank. Hanyuma uyu munsi dufite amakuru cyane cyane, turi mu burasirazuba bwa Kongo, turi mu mirwano, aho imirwano ikomeje mu duce twaba tuzengurutse Sake, byerekeza i Goma. Bwana Frank, ngira ngo ntabwo mvuga byinshi, dufite amakuru atandukanye, aho turi buze kugaruka no kuri operasiyo ikomeye cyane y'amakuru twabonye ikiri gutuma FARDC irimo kuba yatsindwa cyane. Hari ikintu twabonye tuza kugarukaho ku kutumvikana, ku kutavuga rumwe kuri hagati ya SADC ndetse na FARDC. Turaza kuvuga icyo bari gupfa. Bwana Frank, ngira ngo banza utugezeho cyane cyane ku bigendanye n'uko imirwano yaba yifashe mu gace, hanyuma tuze gukomeza. Frank, urakoze cyane bwana Patrick. Amakuru y'imirwano muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru, hari kuvugwa cyangwa se kumvikana urusaku rw'amasasu na bombe mu bice bikikije Sake. Hakaba ku munsi w'ejo harabayeho bombe yatewe mu mujyi wa Goma, igwa hafi na universite. Ubwo ni amakuru y'ejo. Ubwo bigaragare ko kari agace gakikije umujyi wa Sake karacyarimo imirwano. Ntabwo hari kugaragara uruhande ruri kugira imbaraga kurusha urundi, ariko mu by'ukuri biragaragara ko umutekano muri ako gace ubangamiwe cyane, n'abaturage benshi bakomeje guhunga bagana mu bice bya Goma, bakomeza i Goma. Ahandi habarizwaga imirwano ku munsi w'ejo, ariko muri kino gitondo hababyutse hatari urusaku, hatumvikana urusaku rw'amasasu. Ni mu gace ka Nyiragongo, mu kibaya cya Nyiragongo, ahagana kuri parike ya Virunga. Ubwo naho turakomeza dukurikirane tumenye uko bimeze, ariko nta masasu yabyutse yumvikana. Ejo niho havuze amasasu makeya arangije araceceka. Ubwo rero nuko nguko iby'urugamba rumeze, ariko tubibutse yuko ibitero bya drone, ibitero by'indege byo bikomeza muri za Rucuru yo hirya mu misozi. Ibitero birakomeza mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi nk'uko amasasu ari kumvikana hariya mu duce twa Masha, mu duce twa Bambiro, mbese mu nkengero za Sake hagiye hari kumvikana mu by'ukuri bitero, amasasu, amabombe. Mu by'ukuri tugikeneye kumenya ngo ese hari kubera iki. Ni imirwano, birumvikana, ni urugamba, ariko twe tuba dukeneye kumenya ngo mbese ninde uhafite, ninde watsinze, haguye nde, ese hafatiwe ibiki. Niyo makuru turi gukurikirana, ariko muri rusange ngira ngo nicyo twavuga mu nkengero za Sake. Iyi ntambara rero bwana Patrick na Sami, ejo mu itangazo twabonye ryasohowe na Lawrence Kanyuka, avuga yuko umugambi wa M23 si ugufata teritwari, si ugufata ibice, ngo bari gukurikirana aho izo mbunda ziri kurasa ku baturage, ziri kurasira ziturutse, bakajyayo bagiye gucecekesha. Muri makeya umugambi wabo si ugufata uduce bakatwigarurira, bari kujya gucecekesha. Bitagutunguye yuko nejo bakubwira ko imbunda yarasaga ivigoma, bagiye igoma gucecekesha iyo mbunda. Birashoboka, urashobora no kuvugira Kinshasa bakagenda no bakajya kuyicecekesha bafite ubwo bushobozi, cyane ko ubushobozi bwabo nk'uko twari tubivuze tuza no guhita tubigarukaho cyane, gusa naho butakiri gushidikanywaho cyane, kubera ko kamemu narebye igihe SADC yamanukiye, igihe twabonye intervention y'u Burundi, Wazarendo, dukunda kugenda twumva amakuru kamemu kuba M23 iki resista, tukumva yabirukankanye, tukumva ngo yabonye umusada, tukumva yabonye ibikoresho. Ikigaragara cyo nuko hari ikiriho, ikigaragara cyo nuko mu 23 hari ikiriho. Performance yabo ku rugamba
ntidushobora kujya hariya ngo tujije niyo mpamvu gahunda yabo nk'uko babivuga ari ugucecekesha aho bumva ibi bibombe biri guturuka birasa ku baturage turaza n'ubundi kumva bari gucecekesha. ariko uriya mugabo nawe hari ukuntu yavuze ijambo ngo misiyo bafite ngo ntabwo ari conquête ya territoire ngo barashaka kujya gucecekesha aho ayo masasu avuga turu na cyane ko bacecekesha banahita bari bakanashyiraho hari n'ubundi n'andi masosiyete bafite iyo bavuga ngo Alliance Fleuve Congo njyewe mbona ahubwo misiyo bafite ari uko bagomba gufata Alliance Fleuve Congo nk'uko babivuga mbona ari nk'uburasirazuba bwa Congo bwose ahubwo barabukeneye nubwo batabyerura oya bityo bavuga nuko bacecekesha ahubwo reka tuvuge ko icyo gice cyose bashobora kuhagera nyine bacecekesha mu gihe haturutse ibyo bagomba gucecekesha. Hanyuma intare za Sarambwe n'ubundi nk'uko twabivugaga bakomeje nyine kugaragaza performance yabo ku rugamba, bakomeje kugaragaza ko nk'uko babitangaza bazi icyo barwanira, ariko ku rundi ruhande nyine bari mu rugamba. Hanyuma reka umuntu kubafasha ufite ibikoresho reka tuze kureba hari circulation turaza za Jean Pierre Bemba hano muri ibi bice hari ibivugwa byo guhunga kw'abaturage mu buryo budasanzwe, abaturage bari gukurwa mu byabo bavaho bari bagenda. Ibi byose ni ibiri kugaragara muri iyi mirwano. Hanyuma rero ngira ngo tudatinze kuri ibi ngibi tugiye kwinjira kuri iyi gahunda aho dufite amakuru yuko haba hari kutumvikana hagati ya SADC na FARDC bapfa Wazalendo. Akaba ari nacyo ngira ngo gikomeje kubangamira Tshisekedi cyane, kirimo kinamupushinga kuba ashobora gusanga yaje kwinjira muri ya nzira y'ibiganiro we yavuze ko adashobora kwinjiramo. Bwana Frank, reka twinjire kuri aya makuru y'iyi diro shuwa diro twumvise. Urakoze Bwana Patrick. Aya makuru rero ntabwo ari aya none, tumaze igihe tuyakurikirana, twirindaga kuyashyira ahagaragara tutari twabona ibimenyetso bigaragaza ko yaba arimo ukuri. Byabanje kuvugwa igihe turongera tubibutse ko umuyobozi wa SADC uyoboye ingabo, umujenerali uyoboye ingabo za SADC z'iki gihe zihari uva mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ni nawe wagarutse, niwe uyobora izi ingabo ziriho ubu ngubu zimaze kugera ku rubuga rw'imirwano. Yari yitezweho byinshi cyane, cyane cyane ko we mu kiganiro yahaye abanyamakuru ageze muri Sake n'ubundi, kuko akigera ku kibuga cy'indege yakoze urugendo ari kumwe na sekreteri generale wa SADC, bagerana Isake hari mu ntangiriro mu kwezi gushize kwa mbere. Bagezeyo bamubajije aravuga ko bahereye kurwanya M23, barangiza urugamba na M23 bazarwana n'indi mitwe yitwaje intwaro iri mu karere. Ubwo target yabo yari kurwana na M23. Icyakurikiyeho twakomeje kugenda tubibagezaho, tubabwira yuko SADC itari yinjira mu mirwano nka SADC. Abantu benshi bakomeje bavuga ngo ngo se byagira hari ngo ibitero ngo iragira ite. SADC kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu nta makuru afatika agaragara ku rugamba ibikorwa bya SADC. M23 ntabwo iratwereka abasirikare ba SADC yafashe cyangwa yishe. Tubona Barundi, tubona Wazalendo, tubona FARDC, ariko mu by'ukuri SADC by'umwihariko ntabwo turabona ikintu gikomeye cyane kitwereka performance ya SADC, nubwo tutavuga yuko nubwo tutavuga ko wenda badakora, ariko ntabwo icyo kintu turakibona. Ari nayo mpamvu aricyo kureba no gutangariza abadukurikiye dushingiye kuri aya makuru. Twabanje kurebera kuri ibyo bimenyetso bimwe na bimwe, dusanga SADC ntabwo ikora yigeze yohereza ingabo mu buryo ingabo zayo zo ku butaka, ahubwo bamwe bakavuga bati ishobora kubifasha mu buryo wenda bwo kohereza ibisasu mu buryo bw'indege n'ibindi, cyangwa se mu gutegura intambara. Ariko mu by'ukuri nta gitero cya SADC, haba ari aho bagiye bayivuga mu gace ka Nyiragongo, hari hano Sake, ntabwo SADC yigeze igaragara, kandi n'amakuru dufitiye gihamya yuko SADC itari yinjira mu mirwano yo hasi. Iyo mu kirere ntabwo twabigiraho impaka nyinshi cyane, kuko nta n'ibimenyetso bitwereka ko niyo mu kirere SADC irimo, kuko n'ubundi ibikoresho bakoresha Kongo yari isanzwe bifite, ikorana n'abandi bafatanyabikorwa bayo.
ubwo rero sadeke ariko amakuru dufite iyo rwose afite gihamya ni uko sadeke n'umuyobozi wayo cyangwa se umuyobozi uyoboye zirangabo uwo mujenerali wo mu Sud Afrique basabye leta ya Kongo ko umutwe wa Wazalendo wava mu mirwano wakurwa mu mirwano kugira ngo bagire ibikorwa operasiyo bakora nka Sadek mu yandi magambo Sadek ntishaka gufatanya na Wazalendo mu bikorwa bya gisirikare. Nicyo cyifuzo cyayo cya mbere ikavuga yuko icya mbere Wazalendo mu buryo bashobora gukoordinatinga imirwano yabo n'ibitero bakeneye gukorana n'igisirikare cya Kongo FARDC mu rwego ruri professionnel hatarimo gufatanya n'indi mitwe kandi nayo biri muri gahunda ko bazayirwana. Iyo uriya mutwe Wazalendo abibumbiye bose muri Wazalendo misiyo ya Sadek nabo ntibakeneye nabibafashe nk'imitwe ahubwo nyine yibaza uburyo ingabo za FARDC zaba zarafatanyije na Wazalendo kandi ari iyo mitwe n'uburi yari isanzwe ihungabanya umutekano w'abanyekongo. No kuvuga ngo cyane cyane hano turareba harimo bavuga ko M23 ivuga ko leta yivuze icyo yise la coalition du mal cyangwa axis of evil aribwo ishyiramo ingabo za leta igashyiramo nabo bafatanyabikorwa bose ikongeramo na FDLR. ni ukuvuga ngo uyu mutwe wa Sadeke nimba uvuze yuko ugiye gufatanya na Wazalendo harimo na FDLR ejo kazavuga ko ugomba kurwana na FDLR ubwo urumva yaba ari nka contradiction. Ariko amakuru dufitiye igihamya nuko leta ya Kongo iyo yahakaniye Sadeke mu buryo budasubirwaho iyibwira ko iyi ntambara Wazalendo ari une force d'autodéfense umutwe w'abaturage birengera ya defense civile ko bo bifatanyije nawo ndetse bakaba bawufasha mu rwego rw'intwaro wenda bwo no kubahemba cyangwa se niba babaha amafaranga ntabwo tubizi nta gihamya tubifitiye. Ariko leta ya Kongo yahise ibwira Sadeke ko nimba yaraje ikabishyizeho icyo ngicyo nka condition ko yahambiribwa ibyayo igasubira iyo yavuye bo bari kategorike rwose. Intambara ni yacu, aba bantu ni abaturage bacu bakreye ino force d'autodéfense bari kurengera agace bavukamo. Icyo gihe rero icyo kintu cyakomeje kugenda gikurura ibibazo tukomeza kugenda dukurikirana. Ariko amakuru dukesha ibiro ntangazamakuru by'Abongereza Reuters byagiye bigaruka kuri iyo ngingo, byagiye bigaragaza yuko hari uko kutumvikana guke bishobora gutuma M23 igira imbaraga nyinshi mu gihe uyu mubare w'aba South Africa uri kuri tere n'abandi bazahaza cyane ko ejo mu itangazo ryatanzwe na presidence ya South Africa bavuga ko South Africa izohereza abasirikare barenga 2900 muri uyu mutwe wa Sadeke. Niba rero baje bazaba indorerezi ndibaza ko kizaba ari ikibazo gikomeye cyane niba bafite ibyo bintu batumvikanaho mu buryo bashobora gukoordinatinga igikorwa cyabo cyo kurwanya M23 n'izambaraga dukomeza kubona zigaragarira buri muntu wese M23 ifite. Gana Frank mu gihe tuvuga ibi hari nandi makuru ubwo mba mbonye avuga ko ngo mu mirwano n'ubundi yaramutse muri iki gitondo haba hari aba mercenaires batatu baba babashije kuba bakwicwa n'ingabo za M23 cyangwa se abarwanyi ba M23 ariko nivyo AFC bakoze ingabo mu buryo bwo officiel. Hanyuma icyo nacyo tukaba tuza gukomeza kugikurikirana tumenye byabereye he, ese abani bande mu rwego rwo kugeza kubadukurikiye amakuru mazima afitiwe suruse nk'uko intego zacu ziri. Hanyuma rero ngira ngo nk'uko wari urimo kubivuga iki kintu cyaba kiri hagati ya FARDC cyangwa se leta ya Kongo muri rusange ndetse na Sadek, iki kintu cyaba ari ikibazo gikomeye cyane
cyaza gutuma M23 ishobora kuba yakomeza kugera ku ntego zayo muri iki gice. Profita ubwo bwumvikane buke buri hagati ya SADC n'ingabo na leta ya Kongo igaprofita cyane ko twamaze kubona ko ifite n'imbunda zikomeye zatangiye kuba zabasha guhangana na zira drone na za Sukhoi. Urumva ko baprofita ako kavuyo nyine bakagikomeza bagakomeza gutsinda urugamba bitewe naho bari. Kuva uwo mwuka navuga wo kutumvikana utangira hagati y'ingabo cyane cyane izo tuzi neza ni za SADC, ntituzi niba iz'abarundi zihari zifitanye ikibazo na Wazalendo, ariko iza South Africa zo ntituzi n'ingabo za Tanzania niba zo nazo zumva zitari tayari yo kuba zakorana ibitero na Wazalendo. Icyo cyo ntitukizi. Icyo tuzi cyo nuko South Africa yo yagaragaje icyo kibazo. Noneho turi kureba yuko inzinduko biri guhuzwa n'uruzinduko rwa Jean Pierre Bemba mu karere. Yabanje araza ajya no ku rubuga rw'imirwano, hashize iminsi 2 cyangwa 3 arongera aragaruka, nanone aragaragara ku rubuga rw'imirwano. Biravugwa ko yaba arimo ahaza cyane kugira ngo yumvishe bano ba SADC ko bagomba kurwana bafatanyije n'uwo mutwe wa Wazalendo. Tubibutse ko n'umuryango w'abibumbye uhari umutwe wawo witwa MONUSCO nawe winjiye mu mirwano mu buryo bweruye, ndetse na operation bafatanyije na SADC n'abarundi n'abara bose na FARDC ndetse na Wazalendo irimo nicyo bise Springboard. Ubwo rero tutagiye kure aho MONUSCO ko yinjiye mu mirwano, harya ingabo zagiye mu butumwa bw'amahoro zemereye kujya mu mirwano cyangwa ibyabo ni côté défensif gusa? Oya, noneho bakreye ine branche igiye gukora ibintu biri offensive, barabibemereye. Ndetse na Jean Pierre Bemba yabigarutseho, ari nabwo yabwiye abaturage ba Kongo ko bagomba rwose kumva ko MONUSCO noneho iri muri offensive, iri gufatanya nabo mu buryo buri active, ko bagomba kwirinda kuyigabaho ibitero, cyane ko abaturage ba Kongo bakomeje kugaragaza uburakari bwinshi, aho bigaragambya imbere ya za ambassade batwika amapine, batwika imodoka za UN, batwitse imodoka, bakomeje gutwika imodoka za UN za Kinshasa, bakomeje gutwika amadarapo no kotsa amapine imbere y'amambasade. Mbega iyo urebye ikintu gihari muri kara gace, urabona yuko ari abaturage b'abanyekongo binjiye mu burakari bukomeye, ku buryo bishobora gutuma habaho ikibazo gikomeye mu karere. Yego, urakoze cyane Frank. Ngira ngo atugana ku musozo w'aya makuru, turaza kugaruka cyane. Twabonye hari nahoze ndeba ku rukuta rwa Twitter, ku rubuga rwa Twitter, nabonaga utuntu dutrendinga twinshi tuza kugarukaho. Hari ibyo turi buvuge kuri Ruvumbu, nahoze mbona ngo Ruvumbu yaba yamaze kugera Goma, yatashye ihagarikwa rye kubera simbole yakoze. Turaza kubigarukaho. Hari n'ibindi twagiye ya simbole, ngira ngo turaza kugira ikiganiro tubivugeho, hanyuma dukomeza no gushaka andi makuru tuza kugeza ku badukurikira afite ahahuriye n'iby'imirwano. Reka mbashimire rero mwebwe mwabanye natwe, mushobora gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mubasha kugira access cyangwa se kubona ibiganiro n'amakuru dushyiraho mubibone ku gihe. Shimira na bagenzi banjye twafatanije kuyabagezaho. Reka duhure muri gahunda y'andi makuru. Ciao ciao.